Okay guys, nk'uko mubibona aha ngaha tugiye gukalculatinga number of bricks, quantity of bricks, niturangiza dukalculatinge na mota izakenerwa kugira ngo twubake uru rukuta, aho bari baduhaye dimensions length ingana na 1 meter, width ingana na 1 meter ndetse na height ingana nazo n'ibice bitandatu, badukubita brick dimension ingana na 20 cm times 9.5 cm times 6.5 cm length, width and height. Okay, in meter tubihinduye muri metero niho tuzagera 0 n'ibice 20 dukugezeho n'ibice 0.95 tubikugezeho n'ibice 0.65 tukadingaho joint mota kuko uru rukuta rwacu rwari rwose tukagezeho n'ibice 0.21 duteranye dukugezeho n'ibice 0.105 dukugezeho n'ibice 0.75. Reka dutangire dukora dushaka number of bricks. Nk'uko mubibona ibintu kugira ngo ubikore neza bisaba kubanza ibintu rwose ukabishushanya neza fresh kugira ngo utaza kugira aho wibeshya, wibeshye gato bihita bikubana ingaru. Reka dutangire dushushanya aka gakuta uburyo kari kameze. Okay, niwitegereza neza aka gakuta uzasanga kari kameze gutya I mean, ntabwo wenda ndi mwiza mu gushushanya ariko gakuta wenda reka tuvuge ko kari kameze gutya. Aha ngaha twari dufitemo 20 cm kuva hano tugera hano gutya, dufitemo 0.8 meter, aha dufitemo aho 20 cm, aha ngaha hose twari dufitemo 1 meter. Aka gakuta kacu ni gutya kari kameze guys, ngira ngo niba mubibona ni gutya kari kameze. Noneho tugiye kwanta dushake volume y'uru rukuta, ariko tuvuge ko ari long wall, tuvuge ko ari short wall. Iyi S ihagarariye short wall. Okay guys, reka dutangire dushaka volume yo kuri long wall. V yo kuri long wall nyine, V ihagarariye volume. Tuzafata 1 meter dukubye 0 n'ibice bitandatu ya height, dukubye 0 n'ibice bibiri ya thickness. Izi dimension nizo zizaduha, izi dimension nizo zizaduha, ndumva niba nibeshye ibi bizatanga 0 n'ibice 12 meter cube. Tuzakomeza tuze kuri volume yo kuri short wall VS. Urabona kuri short wall height length ihinduka 0.8 kubera ko twari twafatiyemo 20 y'urukuta. Tuzafata length ingana na 0.8 dukubye 0.6 dukubye 0.2 ya thickness, aribyo bizangana na 0.996 meter cube. Okay, dushaka total volume izangana na 0.12 duteranyije 0.096 meter cube, byose biri muri metero cube, izangana na 0.216 metero cube. Iyi niyo volume y'urukuta. Okay, kugira ngo niba mubibona neza tubonye volume y'urukuta. Noneho reka dushake volume ya bricks plus joint. Volume of bricks plus joint. Okay, iyi ngiyi izangana, niba mwitegereza neza izangana na za data dufite hejuru ari izi ngizi, 0 n'ibice 21 dukubye 0 n'ibice 105 dukubye 0 n'ibice 0.75, biba ari byo bizangana na 0 n'ibice I mean 0 n'ibice 0.016 53 53 75 metero cube. 16 53 75 metero. Number of bricks izangana na TV yo kuri wall tugabanyije VB plus joint, izangana na 0 n'ibice 116 metero cube tugabanyije 0 n'ibice 0.016 53 75 ngira ngo hano muri kubibona rwose fresh. Ibi bikazaza bitanga igisubizo kingana n'amatafari 131
131 bricks. Mwifuza ibindi bisobanuro ko twakomeza mwambwira abishaka, ariko aya niyo matafari twagombaga gukenera. Murakoze kabisa.